Mwiriwe neza abandi muraho. Nitwa Benimana Manuel. Uyu munsi turaza kurebera hamwe uko wakwifungurira WhatsApp ya kabiri mu gihe ufite iya mbere muri WhatsApp imwe. Ndavuze nti uko wakwifungurira WhatsApp ya kabiri muri WhatsApp ya mbere rwose uyifite. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite WhatsApp kuri nimero imwe ariko ushaka kugira indi WhatsApp ya kabiri yindi nimero ariko ukabishyira muri WhatsApp imwe yonyine, atari kwa kundi downloadinga WhatsApp Messenger na business ukazishyira muri phone icyarimwe. Oya, ishobora kuba WhatsApp Messenger warangizamo ukongeramo indi WhatsApp, ukongeramo indi nimero ya WhatsApp. Muri make nimero zawe ukarebye zikaba ziri muri WhatsApp. Ufite nimero imwe akaba yakwandikira, n'ufite indi akaba yakwandikira, ariko byose ukabibona muri WhatsApp. Cyo nshatse kuvuga umumaro wabyo, hari ukuntu umuntu aba afite nimero yawe imwe akakwandikira muri WhatsApp ariko indi atayifite, cyangwa akaba afite nimero yawe yindi ikaba itari muri WhatsApp akabura uko kwandikira. Bityo rero ushobora kuba ufite rero nimero ebyiri, Tigo na MTN wenda, zose zikaba ziri muri WhatsApp kandi zigendanwa muri telefone imwe, zigendana no muri WhatsApp imwe atari WhatsApp ebyiri zitandukanye. Bikorwa bite rero? Urabona ko ufite WhatsApp, telefone yawe irimo WhatsApp. Singiye kubigisha uko bavana WhatsApp muri Play Store, ibyo ndabizi. Niba mutanabizi tuzabibigisha, muzatwandikire muri comment tubibone. Icyo mukeneye tuzabasobanura mujye mutwandikira. Reka tubereke uburyo waba ufite WhatsApp imwe, ubwo ni wenda urugero ni MTN ukaba ushaka gushyiramo na Tigo, kandi zose zikaba ziri muri WhatsApp imwe, wajya kwandikira ukabibona muri WhatsApp. Urugero mfashe WhatsApp Messenger, uyifite nayikandeho, utayifite abanza ajye kwivana muri Play Store, narangiza abikore. Nyuma yaho azakurikirana ino video arebe uburyo ki agira ute agiramo WhatsApp ebyiri muri WhatsApp imwe kandi muri phone. Jya kuri WhatsApp yawe usanzwe ukoresha, urebe ahantu hari utudomo dutatu mu ruhande rw'ibumoso rwa telefone yawe. Duhemba nashyize agafresh ko icyatsi ngo mubihabone, ukahakanda. Bamara kuhakanda hahita hazamo ijambo ryitwa New Group, New Broadcast, Linked Service, Started Messenger, Read All. Ujya ahantu handitse Setting. Umara gukanda Setting, urahita ubona ahantu handitse Account. Abanza nimero zawe, abanza izina ryawe cyangwa nimero yawe n'ifoto washyizeho. Munsi yaho hari ahantu hari agafunguzo aba ari handitse Account. Nahashyize agafresh muze kwareba, ukakanda. Wamara kuhakanda rero uhita ubona ahantu hava ngo ibigambo byinshi bya Setting, Notification, Password, Email Address, Step 2 Step Verification, Change Number. Change number itandukanye na account ya kabiri, kuko change number ujye guhindura ya nimero yawe ya WhatsApp washyiramo indi. Ariko ahangaho tureba ahantu handitse Add Account. Wamara kugira ahantu handitse Add Account, ukimara gukanda Add Account uhita ubona konti yawe wari usanganywe, ukongera ukabona ahantu handitse Add Account. Aho hakabiri rero handitse Add Account, niho uhita ukanda ukahita utangira ukuzuzamo ibisabwa bijyanye na WhatsApp ya kabiri. Byandi bakoreka 2 verification byose ukabikora. Ibigiye mu Add Account bigezeho utangira nka kwa kundi washyizemo iyo yandire. Wamara kwemeza zikaba zigemera ebyiri. Bibagoye ubutumwa rero biroro, urakanda ukabona ubutumwa. Iyo bagoye uyo haje ubundi butumwa ku yindi nimero ubibona nawe, ukongera ukayikanda ukabona ubundi butumwa ku ya nimero yindi ya kabiri. Mubigerageze namwe mutari mubizi mubikore, muraza gusanga byoroshye rwose. Mukomeze kugira umunsi mwiza.
ugashyiramo ebyiri, ni uko birinda telefone yawe kuzura ushyiramo amapurikasiyo menshi, bituma nta kajagari k'amapurikasiyo muri telefone yawe. Ibyo rero ukuntu babigenza nibyo tugiye kubereka ubu none turi kuvugana. Mujye munadukurikira, kanda subscribe udukurikire, ukande n'akazogera aho ngaho nyine mande ku YouTube, kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana neza akantu kose dushyizeho, inkuru yose dushyizeho, kuko akenshi zizajyamo ni ubumenyi, ni ijambo ry'Imana, ni indirimbo z'Imana, byose ujye ubikurikira mu buryo bworoshye. Twatangiye rero.